wasanga kandi nawe ufite TikTok yaguhemba ariko utabizi. Ngiye kukwereka ikintu cya mbere ugomba kureba kugira ngo umenye ko TikTok ufite yaguhemba. Icyo ukora ujya kuri TikTok yawe, ubundi kandi hano hantu hari uturongo dutatu, ubundi urebe ahanditse creator tools, ubundi umanuke hasi urebe aho handitse monetization, ubundi urebe ko ufite kano kantu bita creator rewards program. Aka niko gatuma ubasha guhembwa kuri TikTok, ariko nanone ukasabwa ngo ufite abafora byibuze 10,000. Noneho urajya hasi muri comment umbwire niba kano kantu gafite, niba utagafite ndakubwira ukuntu aka kantu nawe wakabonaho kuri TikTok yawe. Dore indi code y'ingenzi ukwiye kumenya kuri telefone yawe. Ariko mbere ko dukomeza, mwibuke kwanza kumfollowinga yaba kuri TikTok cyangwa se kuri Instagram. Ugiye kuri telefone yawe kandi *21*000 shyiraho urwego gutya. Bino bita bibuza umuntu wari wese kuguhamagara kuri telefone yawe, ariko wowe ukabasha guhamagara umuntu ushaka. Noneho iyo ugarutse nanone kuri telefone yawe ugakanda urwego 21*000 urwego gutya, uhita ubihagarika nanone ubu umuntu wari wese akabasha kuguhamagara cyangwa se telefone igasubira uko yari iri. Bigerageze kuri telefone yawe utubwire hasi muri comment niba nawe byakunze. Uretse izi telefone za Samsung za Flip ko ari nziza, dore kandi kantu utaruzi ikora. Iyo ugiye muri kamera gutya, ubundi ugakora kuri kano kantu kari hano hejuru mu nguni, ugakandaho, biguha uburyo bwo gufungura ino display yindi y'inyuma kuri iyi telefone. Bivuze ngo ushobora kubasha gufotora umuntu nawe ari kwireba nimba ari muri frame neza. Ese ibi ni telefone ikoze iyawe yabikora? Tubwira hasi muri comment. Ikindi, uramutse ukeneye iyi telefone n'ubundi wanyandikira kuri izi nimero cyangwa se ukamamagaraho. Ikindi, mwe ugakomeza kumfollowinga kuri social media zanjye.